Mwese abakunzi b'ijambo ry'Imana aho muherereye ku isi hose, ndagira ngo mbasuhuze bifurije umugisha w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya Yobu mu gice cya mbere. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 6. Umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi na Satani yazanye nabo. Uwiteka abaza Satani ati, uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Uwiteka arongera abaza Satani ati, mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Maze Satani asubiza Uwiteka ati, ariko se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Wahiriye umurimo w'amaboko ye, n'amatungo ye agwiriye mu gihugu. Ariko rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka asubiza Satani ati, dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse we ubwe we kumuramburaho ukuboko kwawe. Nuko Satani aherako ava imbere y'Uwiteka. Twongere dusome mu bice bibiri umurongo waho wa 7. Nuko Satani aherako ava imbere y'Uwiteka, ateza Yobu ibishyute bibi bihera mu bworo bw'ikirenge bigeza mu gitwariro. Nuko yishakira urujyo rwo kwishimisha, maze yicara mu ivu. Umugore we aramubwira ati, mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe? Ihakana Imana wipfire. Ariko aramubwira ati, uvuze nk'umwe ureba abapfapfa. Mbese ye twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana, tukanga guhabwa ibibi? Muri ibyo byose nta cyaha Yobu yacumurishije ururimi rwe. Muri aya magambo dusomye, ndagira ngo tuyongereho andi magambo ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo mu gice cya 11 umurongo waho wa 11. Haranditswe amagambo avuga ngo, ndababwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana umubatiza, ariko umuto mu bwami bwo mu ijuru aramuruta. Muri aya magambo dusomye tugiye kuganira ku ntego ivuga ngo guhamirizwa n'Imana, cyangwa se gutangirwa ubuhamya n'Imana. Imana igitanga ubuhamya, kubera ko ubuhamya bw'abantu ibukurikirana umunsi ku wundi. Iyo dusomye Bibiliya itwereka ko Imana ubuzima bwacu bwose ibukurikirana. Rero Imana ijya itanga ubuhamya. Dusomye inkuru z'umugabo uzwi cyane muri Bibiliya, umugabo witwa Yobu. Yobu yari atuye mu gihugu, biravuga ngo yari atuye mu gihugu cya Usi. Niko ijambo ry'Imana rivuga muri Yobu igice cya mbere umurongo wa 1. Uyu Yobu akaba yari umugabo ukize, ngo yarutaga abantu bose b'iburasirazuba, kandi akaba yari umukire cyane. Ariko mu bukire bwe yakiranukiye Imana mu buryo bukomeye, bituma Imana imutangira ubuhamya. Mu magambo twasomye igice cya mbere umurongo w'8 havuga ko Uwiteka yabajije Satani, aravuga ngo, witegereje umugaragu wanjye Yobu, ko ari umukiranutsi wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Urumva ni ijambo rikomeye cyane, guhamirizwa, gutangirwa ubuhamya n'Imana. Imana igitanga ubuhamya, Imana igahamya. Bibiliya itubwira ko umunsi tuzajya mu ijuru, tuzagera imbere ya Yesu, Yesu azahamiriza abakiranutsi. Matayo 25 umurongo wa 21 haravuga ngo, nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike, injira mu munezero wa shobuja. Na 23 ni umurongo usa nawe uravuga ngo, nuko mugaragu mwiza. Hano iyo usomye nanone muri iki gice cya 25, Yesu ngo azabwira abantu bitwaye neza ku isi, ngo abashyire iburyo. Bari abantu bafite ubuhamya bwiza, bagirira abantu neza. Imana izabahamiriza ivuga ngo, nari nambaye ubusa muranyambika, nari nshonje murangaburira, nari umushyitsi murancumbikira, nari kwa muganga ndwaye muransura. Ngo bazamubaza bati, ni ryari? Aravuga ngo, cyagihe bwa buzima bwanyu bwo ku isi burya narabakurikiranaga, narebaga ibyo mukora. Imana rero igitangira abantu ubuhamya. Ndagira ngo turebe ubuhamya yenda busa naho ubuhamya butatu abantu bashobora kwibeshyaho. Umuntu yakumva abantu bamuhamirije akumva yenda bihagije, ariko ubuhamya bwa 4 tuza kureba ni ubuhamya umuntu ahamirizwa n'Imana, kandi umuntu wese akwiriye guhirimbanira.
hari ubuhamya tubona mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu bice 12 umurongo wa 21 kugeza kuri 23, haravuga ngo nuko ku munsi wategetswe Herode yambara imyenda y'ubugabe, yicara ku ntebe y'ubwami, arabaganirira. Abantu barasakuza bati, yemwe noneho ni ijwi ry'Imana si iry'umuntu. Ariko muri ako kanya marayika w'umwami Imana aramukumbanya kuko adahaye Imana icyubahiro, aherako agwa inyo, umwuka urahera. Ahangaha Herode ni umwami wabayeho, arazwi mu butumwa bwiza. Yabayeho rero mu bwami bw'Abaroma, yari umwami ukomeye cyane, ngo uzi kuvuga, uzi gutanga disikuru, uzi kwemeza abantu. Ahangaha ngo abantu bo muri Tiro ni Sidoni bajya inama ngo yo kujya kumushakaho ihaho, kumushakaho imibereho. Mu yandi magambo ngo baramutumira, araza avuga disikuru, ngo abantu bose bakajya batera hejuru, ngo bagahamya bakavuga bati ntabwo ari umuntu, nturi umuntu, uri Imana. Nawe aratwarwa ngo ntiyaha Imana icyubahiro. Marayika araza ngo aramukubita, mukubita urushyi, ahita ashiramo umwuka, ngo abantu bose babireba. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ni ubu buhamya abantu bashobora gutanga bacinya inkoro. Hari ukuntu abantu baryarya, bakaryarya umuntu. Cyane cyane ibi ngibi bikunda kuba ku bayobozi ibigo, ku bayobozi runaka n'abayoborwa. Iyo umuntu kenshi ari ukuntu umuntu aza akuvuga, avuga amagambo acinya inkoro, mu mvugo imenyerewe ngo ni ugucinya inkoro. Umuntu akazana akarimi keza, ariko ibyo avuga akaba azi ko anabeshya ku mutima, akaba ibyo avuga ku munwa bidahamanya n'umutima. Bene ubwo buhamya rero abantu benshi bashobora kubwibeshyaho, akagira ngo ahari abantu bamukunze, abantu baramuhamya, baramuhamiriza, ariko bicinyira inkoro. Kenshi rero burya niwumva abantu banakuvuga neza, aho uri, aho uyobora, aho ukora, jya witonda ubanze urebe ese birahamanya n'umutima wanjye, kuko Imana ibireba ibiri imbere. Kandi ikindi tubwira n'abantu bacinya inkoro, kuvuga amagambo atavuye ku mutima, burya nayo byose byiza. Hari ukuntu umuntu ashobora kubona ikosa ku muntu, aho kugira ngo amugire inama, amubwire ati ibi ntabwo ari byo, ugasanga kubera ko hari icyo yishakira, kubera ko hari akantu ashaka, akavuga amagambo. Ubwo ni ubuhamya abantu benshi bibeshya ko yenda umuntu yumvise bamuvuga neza, ariko rimwe na rimwe bukaba bushobora kuba atari bwo. Ahangaha ndagira ngo turebe ubundi buhamya bw'abantu bashobora kukuvuga, ariko ibyo bavuga bikaba ari nabyo. Ubu nabwo ni ubuhamya butangwa n'abantu. Dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo 21 umurongo w'8 kugeza kuri 11, haravuga ngo haza rubanda rwinshi, abenshi muri bo basasa imyenda yabo mu nzira, abandi baca amashami y'ibiti bayasasa mu nzira, itara ry'abantu bamushagaye bararangura bati, Hoziyana mwene Dawidi, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, Hoziyana ahasumba hose. Ageze i Yerusalemu, ab'umurwa bose barashika, barabaza bati, uriya ninde? Barabasubiza bati, ni umuhanuzi Yesu w'i Nazareti y'i Galilaya. Ubu buhamya ni ubuhamya bw'abantu, ni abaturage bahamirizaga Yesu, ngo umudugudu wose, umujyi wose urashika uvuga ngo Hoziyana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Yesu yari afite ubuhamya bwiza, kandi bwari ubuhamya buhura n'ubuzima bwa Yesu. Yaratandukanye na Herode, Yesu yaratandukanye n'ab'isi, n'abandi bategetsi b'isi ku isi, kuko abamuhamirizaga baramukundaga, ibyo bamuvugagaho byari ukuri. Ubu ni ubuhamya rero nabwo bwiza cyane. Ubu ni ubuhamya bwiza cyane, ubu ngubu ni bwiza cyane, butandukanye cyane na bwa bundi bw'abacinya inkoro. Hari ubundi buhamya abantu bahamya. Iyo dusomye, ni ubuhamya abayobozi kenshi bahamiriza abo bayobora. Abo bayobora bakaba banabibeshyaho. Dusome igitabo cya mbere cya Samweli 16 umurongo wa 6 n'uwa 7, aravuga ngo nuko basohoye aho, yitegereza Eliyabu, aribwira ati, nukuri Uwiteka yimikishije amavuta nguye imbere ye. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire, namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Ahangaha ni ijambo rikomeye cyane.
Samweli ni umutambyi wa Isirayeli, akaba umucamanza, akaba ari n'umuhanuzi. Niwe wari ufite inshingano zikomeye yakombiniye, cyangwa se ibi bintu byombi yari abihuje. Yari umucamanza, akaba umuhanuzi, akaba n'umutambyi. Igihe rero cyarageze, Imana yimika Sawuli. Sawuli amara imyaka myinshi, ariko Imana iza kumugaya imusimbuza uwitwa Dawidi. Ibwira Samweli iti, uzuza ihembe ryawe amavuta, nkutume kwa Yesayi, niboneye umuntu narobanuye kuzambera umuyobozi w'ubwoko bwanjye. Afata ihembe aragenda, agiye agera kwa Yesayi. Ageze kwa Yesayi ngo bazana abana, hari abana benshi bagera nko kuri 7. Ahageze ngo yitegereza Eliyabu bari bashyize imbere, yari yashimwe na se, yamutangiye ubuhamya, ariko na Samweli ngo amubone, ngo aribwira, niko birivuga, ngo aribwira amaze kureba ikirere cye, ukuntu areshya, ukuntu agaragara, ukuntu yambaye, aravuga ngo Uwiteka yimikishije amavuta nguyu. Ngo ahita afata ihembe ntawe umubwiye, ajya kuri musukaho, ngo yumva ijwi rivuga ngo have, namugaye. Ahangaha harimo ijambo rikomeye. Hari abantu bahamirizwa n'abantu, ariko ubuhamya bwabo imbere y'Imana budashimwa. Urugero, uyu muhungu yari nawe yishyize imbere, ngo aremera ajya imbere, ariko mu ijuru batamuhamiriza, mu ijuru batamuha ubuhamya. Hano rero uyu mugabo witwa Samweli, ubundi Samweli ari mu bagabo nkunda cyane, wakoreye Imana neza, ariko aha yarakoze ikosa. Hano hantu njya mpatekereza, nkabona abantu benshi bashobora gukora ikosa kandi barigwamo mu buryo bumeze gutya. Matorero hari abantu bashobora gushyirwa imbere ariko badafite ubuhamya, badashimwa. Ugasanga umuntu arobanuye umuntu, ariko wazamureba ugasanga mu by'ukuri wamwibeshyeho. Mu bigo byinshi abantu bashobora kuvuga ngo kanaka namwibeshyeho, ariko yewe no mu ngo n'ingo nyinshi urashobora kureba umuntu ikirere, akareba ataye, akavuga ati rwose atari uriya rwose ntabwo ibintu byazagenda neza, ariko akazasanga yaribeshye. Rero ahangaha ni isomo rikomeye cyane. Umuntu ashobora guhamirizwa n'abantu, ariko mu ijuru batamuhamiriza, batamutangira ubuhamya. Ubu ni ubuhamya bukomeye. Imiryango iramwemera, itorero umuyobozi yamwemeye, ariko mu ijuru ntabwo bamwemeye. Imana yabwiye Samweli, amubwira ngo wowe warebye inyuma, twebwe abantu tureba inyuma, ariko Imana yo ireba imbere. Ubu nabwo ni ubuhamya rero. Abantu bashobora kuguhamiriza, ariko Imana itaguhamiriza byaba ari akaga. Wakwibaza uti se uriya mugabo Imana yamwangiye iki? Imana ibifite impamvu, kuko Imana yo ibireba abantu, ireba ahiherereye, ireba umuntu nijoro, imureba ahantu abantu batareba, Imana ikaba yamutangira ubuhamya. Hari ikindi cyiciro gitanga ubuhamya, ariko buri bwo ni icyiciro abantu badatekereza, badakunda kumenya cyane, ariko Bibiliya ivuga. Satani nawe burya ajya atanga ubuhamya, kandi Satani ubuhamya yatanze burya buba ari bwo. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, igice cya 23 kugeza kuri 26. Baravuga ngo mu isinagogi yabo hari umuntu utewe na dayimoni, arataka cyane, duhuriye Yesu w'i Nazareti, uje kuturimbura, ndakuzi uruwera w'Imana. Yesu aramucyaha ati hora, muvemo. Dayimoni aramutigisa, ataka ijwi rirenga, amuvamo. Ahangaha Yesu yaje mu rusengero, aje gukiza umuntu urimo abadayimoni, ariko abadayimoni ngo baravuga ngo Yesu turakuzi uruwera w'Imana. Urumva, bari bazi Yesu neza ko ari uwera, na Satani azi ko Yesu ari uwera, amutangira ubuhamya ko ari umukiranutsi, kuko Satani yajyaga afata abanyabyaha akabagumana. Impamvu Satani atashoboye Yesu, yari amuzi ko ari umukiranutsi. Rero Satani nawe ashobora gutanga ubuhamya. Kubera iki?
nawe akurikirana ubuzima bw'abantu umunsi ku wundi. Iyo usomye ibyakozwe n'intumwa mu bice 19 uhabona abana b'umugabo witwa Sekewa ngo bari inzererezi. Umunsi umwe ngo bashatse kwirukana abadayimoni, ngo bakajya bagenda bihimbira, ngo bahimba kuvuga Yesu uwo Pawulo avuga. Hanyuma abadayimoni ngo barasimbuka barabafata, baravuga ngo Yesu turamuzi na Pawulo turamuzi, ariko mwebwe muri bande, muraturukahe? Barabafashe barababasha ngo babaciraho imyenda, bagenda umujyi wose bambaye ubusa. Rero abadayimoni nabo bajya bamenya umuntu. Hari ukuntu umuntu abaho akishushanya imbere y'abantu, ariko abadayimoni bamuzi. Ninjoro abadayimoni bakaba bazi ko ari umusambanyi, bakaba bazi ko yiba, bakaba bazi ko ari umuntu w'umwicanyi, ariko ku manywa umuntu akaza yigaragaza imbere y'abantu. Ariko burya n'abadayimoni barabizi, burya hari igihe bavuga bati ariko se nawe, kandi umunsi umwe buriya baba bagukwena, baba bagenda bagukwena. Rero umuntu akwiriye gushaka ubuhamya kugira ngo na Satani atamubonaho impamvu. Ubuhamya bwa nyuma rero twabonye ni ubuhamya bwiza cyane butangwa n'Imana. Nubwo n'abantu bashobora kuguhamiriza nabyo si bibi, ni byiza iyo abantu baguhamiriza wumva uguwe neza, ariko umuntu akwiye gushaka ubuhamya bw'Imana. Yesu ngo ntabwo yakundaga ishimwe ry'abantu, ahubwo yakundaga ishimwe ry'Imana. Bibiliya yatubwiye ngo Yesu yahamirije Yohana, aravuga ngo mu babyawe n'abagore nta muntu umeze nka Yohana. Yohana ninde? Ni mwene Zekariya na Elizabeti, wabaye umukozi w'Imana w'intangarugero. Yagiraga indangagaciro z'abakozi b'Imana nyinshi. Iya mbere, yari umuntu ukunda guha Imana icyubahiro, kubahisha Imana mu buzima bwe. Bisomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 3:5, ubona abantu benshi barashikaga bakaza mu ivugabutumwa rya Yohana, bakamukurikira, bakizera inyigisho ze. Hanyuma Yohana niwe wabwiye abantu ngo hari ugiye kuza ufite ubushobozi. Mu yandi magambo, yayoboraga abantu abajyana kuri Yesu. Ariko nanone Yohana yagiraga ikintu cyitwa kuba umuntu w'Imana wera imbuto. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 3:8, n'abigishwa be yabayoboraga kwera imbuto. Rero Yesu aramuhamiriza, aravuga ngo mu babyawe n'abagore nta muntu umeze nka Yohana. Kugira ngo Imana iguhamirize rero niki umuntu asabwa? Ibyakozwe n'intumwa igice cya 10:34 na 35 hagaragaza ko Petero yahamije, aravuga ngo Petero atera amagambo aravuga ati mbonye ko Imana itarobanura abantu ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Kugira ngo Imana iguhamirize ni uko uyubaha. 2 ni ugukiranuka. 3 ni ukwirinda ibibi, nkuko twasomye ngo yowe yari umukiranutsi yubaha Imana akirinda ibibi. Ndetse kugira ngo Imana iguhamirize ni ukuba umuntu wihanganira ibigeragezo. Witegereje umugaragu wanjye ko ari ntawe uhwanye nawe. Satani aramusaba, aramugerageza, ariko nusoma mu gice cya nyuma cya Yobu mu bice 42, yenda reka tubariho dusoreza, uzasanga Imana ikomeza guhamiriza Yobu nubwo yari yarageragejwe, yaraciye mu bihe bikomeye. Imana yaramuhamirije. Reka dusome duhereye ku murongo waho w'8. Nuko rero mwishakire ibimasa 7 n'amapfizi y'intama 7, maze musange umugaragu wanjye Yobu, mwitambire igitambo cyoswa, kandi umugaragu wanjye Yobu azabasabira kuko ari we nemera, kugira ngo ntabagenzereza nk'uko ubupfapfa bwanyu buri, kuko mutavuze ibyanjye bitunganye nk'uko umugaragu wanjye Yobu yagenje. Imana ibwira inshuti za Yobu, abamwitwayeho nabi, aravuga ngo ni mu musanga basabire niwe nemera. Imana ishimwe cyane. Ndakwifuriza ko uharanira, uhirimbanira kugira ngo Imana igutangire ubuhamya. Imana iguhe umugisha. Birashoboka ko wahindura, kuko hari abantu babaho bafite ubuhamya butari bwiza, ariko baza gusoza bafite ubuhamya bwiza. Uwo navuga ni Pawulo. Yaravuze ngo ndashimira Kristo ko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa, akangabira umurimo we, nubwo nabanje kuba umutukanyi n'umunyarugomo n'urenganye, ngo ariko narababariwe. Mu rwandiko yandikiye Timoteyo 2 ibice 4:6 yaravuze ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro,
igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye, narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, igisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umucamanza wacu utabera azampa kuri urya munsi. Rero birashoboka ko watangira nabi ariko ukazagira iherezo ryiza. Nkwifurije ubuhamya bwiza imbere y'Imana. Imana yatunganya ubugingo bwawe. Zaburi ya 50 iravuga ngo utunganya ingeso ze nzamwereka agakiza kanyu. Kadusenga Imana. Imana ikugirire neza, Imana iguhindurira ubuhamya, kandi ahantu wabuhindurira ni muri Yesu. Imana turagushimiye, tugushimiye ko ari we ushoboza abantu, niwe ushoboza abantu bakagira ubuhamya bwiza, kandi nsengeye abafite ubuhamya budahagije, abafite ubuhamya Mwami hakenewe kongerwaho ubuhamya bwawe, ubuhamya ubatangira mu izina rya Yesu. Abafite ubuhamya bumeze nk'ubwo Herode bamuhamyaga, Mwami turabasengeye kugira ngo bahirimbanire guhamirizwa nawe. Abafite ubuhamya bumeze nk'ubwa Eliyabu yahamirizwaga n'abariya ba Samweli ndetse n'umuryango we n'ababyeyi be, nabo turabasengeye kugira ngo kuba umuntu yagira ubuhamya bwiza mu kazi, yagira ubuhamya ariko azi ko mu mutima we hari ibindi bidatunganye, Mwami ndasenze kugira ngo umuhe kumenya no kuguhishurirwa, kugira ngo ahirimbanire ibikunezeza, umutangire ubuhamya. Ndasenze Mwami n'abarimo baca mu bihe bikomeye ubafashe kugira ngo bagire ubuhamya bwiza kubwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.